Gilbert ufite inkoni Gilbert ufite inkoni uzikaba nkubise iki giti yewe mana we. Hello guys, ndabasuhuje mumeze gute? Uyu munsi ngiye gukora pranka ku muntu uba mu nzu yo mu rugo, turebe amarangamutima ye. Ese ubaye uri nyir'ibyondo, ibyo ngiye gukorera uyu muntu ukaba wabikorera umuntu uba mu nzu zawe, yakifata ate, yakitwara ate? Ubu ngubu rero ngiye kumukora pranka, munkurikirane mana we. Nanjye ubwanjye ubwoba ndumva bwanyishe, ndumva ubwoba bwanyishe, ariko ngiye kubyimukorera kubera ko nawe ndamuzi ko ari umuntu uri sociable kandi uzi by'izi mbuga nkoranyambaga. Ndabizi ibyo ngiye kumukorera, naza kubimenya ko ari pranka nta kibazo, sibyo? Utazabikora wowe kereka nimba ari kuteye, ariko ndababwira inyigisho irimo nyuma. Reka kameramani ukomeze unkurikirane, ngwino nkwereke ahantu uri bwihishe kugira ngo ataza kubona ko hari kamera turi kumwe. Ngwino tugende. Wowe kameramani, wowe ugiye kuguma hano ruguru y'inzu, sibyo? Ku buryo urakamera ndaguma hano ku muryango sindi bwinjire. Uri kumva? Ndaguma hano ku muryango sindi bwinjire, ndi kuvuga buhoro nyine kugira atanyumva. Noneho wowe urabikamera ntari bukubone, wihishe hano gutya ku gikuta ku buryo atari bukubone. Urabufata amashusho nyine. Ngaho twatangiye. Ndimo neza. Genda. Aba nyir'ibyondo nyine. Je wiriwe. Biteze kuri mba telefone sigira hino, rega ntabwo nshaka kujya aho ngaho mu nzu. Igira hino. Ni amahoro. Ni amahoro. Numva ndimo hano. Nodukize. Ndi kuri phone. Urabona ko mvuye mu kazi ubu ngubu ndanarushye. None se nshimye ko uvuga ko uvuye mu kazi Gilbert. Ubu ngubu bibaye sangahe? Sangahe? Mbona ari saa 8. None se uyobeye ko wari kuba wanzaniye amafaranga nimugoroba? Amafaranga? Yiki? Amafaranga y'iki? No uyobeye ko ari bwo winjiye mu nzu. Ese ko narayabona nubwo ejo harya ubwo nibwo mba narayazanye. Wagombaga kuba warayuyangeshejeho. None reba amasaha ahantu tugeze. Reba inzu nubwo nayigiyemo harya ubwo ku itariki zingahe nka 20, ubwo bivuze ko kuri 20 ngomba guhita nzana amafaranga. Rego ugomba kwishyura, uri kumva? Ugomba kwishyura amafaranga kandi ukishyurira igihe. Umuntu aba yarubatse inzu avunika, kuko iyo uvuze ngo bagukorera inzu, natwe turayikora. Uri kumva? Rero uba ugomba kwishyurira igihe, umuntu aba yaravunitse murya neza. Rero ikibazo mfite ntabwo nubwo ikiziho. Icyo kibazo? Niba naragiye mu nzu ngo amafaranga yuko ubwo tuvuga ko ngiye muri mideni da, sibyo? Nyine ariko si deni nari kugiyemo gutinza narayibo. Ngo iki? Iyo wishyuye inzu nyiriza ahera ko agomba guhita atangira kubara, niyo waba utarayizamo ukayizamo hacemo icyo cyumweru umuntu aba agomba kukibara. Ze nawe mwitondesha umuntu. Gilbert ndakubwiye ngo zana amafaranga. Oya nese mpereza amafaranga agira vuba di, mfite ibindi bintu nkeneye kujyamo. Ese ntabwo bishoboka ko ejo nshobora kuyazana? Umva nta bintu by'ejo. Gilbert nzana amafaranga. Ubundi se mamubuza amafaranga? Ese amafaranga nerega umuntu aba yafitiye imibare da. Umva ibyo ntabwo by'imibare byawe mbyitayeho, kuko uba ufite imibare yawe nanjye nkagira iyanjye. Njya kubaka inzu nari mfite imibare yanjye. Niyo mpamvu rero nanjye imibare yanjye iri kumbwira ko amafaranga nzayaguha. Gilbert ndakubwiye ngo mpereza amafaranga cyangwa sohora ibintu byawe. Mana we! Gilbert ntuntera umujinya. Hano nari ndimo ndeba niba ari ibintu byo muri Bibiliya. Ibintu byo muri Bibiliya se? Ibyo muri Bibiliya ubivanze ute n'amazu? Amazu? Gira vuba se, gira vuba. Ubwo nacyo simvuge cyane. Reka mbe ndebye utuntu nari gukora hano mu nzu, ubwo amafaranga nzayakuzanira ejo niba nacyo. Umva ndakubwiye mpereza amafaranga. None ko nawe mfite mbigenze ne? Sohoka umpereza inzu yanjye. Abantu baba bakeneye inzu.
hariyo nakozeho nakabaye nyine sohoramo ibintu byawe ibintu byanjye ngira vuba vuba. ese ubwo ni ngombwa ngo nsohoke mu nzu niba amafaranga ntabonye uyu munsi reka n'ejo yaboneka umva reka kunsaza ahubwo reka nkubwire umuntu aba yapanze oya nawe reka ubwawe. nkubwire oya se reka nkubwire ureke gusa nimba sibyo? inzu reka nkubwire Oya, umuntu oya. aba yarubatse inzu kugira ngo imuhe amafaranga. Rero abantu Ese baba ubundi muje ayo kuba mu mafaranga- nzu ayo z'ubuntu mafaranga ubundi ntabwo urumva, bivamo. icya mbere cy'amafaranga yawe ejo nzayaguha ntayaguhe ngenda kubwira waraye utayampaye wari kuyamara nimugoroba rero yampuye okay none se Gira iyo vuba. umuntu akodesheje inzu iwawe amafaranga arenga iyo itariki zigeze akarengaho amasaha nayo umuntu arayishyura ayo masaha se kubera icyo aba yarenze arenzeho Niba agasuzuguro ntuje ngo ubivuge ndi kukuvugisha uri mu matelefoni Ese- uri mu biki njyewe mufite uwo mwana. ubwo bivuze kandi njye sinjye ufite agasuzuguro nsanze mu rugo nsanze mu rugo ahubwo agasuzuguro ni wowe nawe ibaze impamvu ituma nza kukurebera yibaze nukoreye nuko umva sohora ibintu byawe birafu sohora akitwa kawe shyira telefone uyigurishe niba wumva ari umfashe telefone nkanze mpereza amafaranga kuki utaragiye kuyigurisha ngo yazanire igihe. ese nyigurisha telefone niba nyikoreye Ndakubwiye ngo kuki utaragiye Okay. kuyigurisha ngo yazanire igihe. kwanza narindi no kwigiza nka nanjye ntakibagiwe wibagirwa iki? nibagiwe nubwo wenda nagombaga kuyazana nimugoroba nari hari igihe uri gukeka ko ngaho impereza amafaranga amafaranga ngira vuba. akira niba wumva aya ngaya hari ikintu ari bugufashe ubwo turayahera akira nakira amafaranga ngaho ishwe nyine akira yahere umva ngibyo uba mu nzu ya magana abiri uba mu nzu ya magana abiri yajugunye uba mu nzu ya mafaranga- magana abiri gira vuba ndaraza ese ubwo ntabwo haraba hasigaye 19,800 ndakubwiye genda sohora ibintu byawe gira vuba. hari nka data ese umva gira vuba nta yandi magambo nshaka kongera umva kuvugana nawe nkubwire nta kindi kintu nongera kuvugana nawe sohoka mu reba agasuzuguro k'amatelefone ko telefone n'ubundi ni n'ikindi iyanjye gihe telefone wansuzugura ni iyanjye ndakubwiye ngo nyine sohora ibintu byawe njye hese njye sohora ibintu byawe okay ngahamo iminsi yo gusohoka nta minsi nkuhaye wayirengejeho wayirengejeho uragendeza n'umudugudu ari unkura aha ngaha rero ndakubwiye sohokera mu nzu Ese cyangwa Gilbert ko winjiye mu nzu ko winjiye mu nzu iyo umuntu avuze ngo sohoka Gilbert ukuraza avuze ngo sohoka Gilbert ko ufite inkoni Gilbert ko ufite inkoni kamera ntabwo ubona ko hari kamera yari bino bintu aya nawe cyane aya mahari urimo ni gutyo urimo ni gutyo nese hasi si wimbwira my god yari prank wan yari prank igira hano ahubwo sorry guys arandakariye kandi n'umuntu wanjye ndirukanse ndarangiye ubwo nawe ari umuntu wawe uzi ko aba nkubise iki giti yewe mana we nuko uteye bikubayeho ndamutse nje kugira wafata igiti guys reba uru ruti reba uru rubanza ubu ari kurunkubita nkabaho uru wari kurunkubita nkabaho iyo usa ngo nibyo ureba ubusa ubu sinkubita nkahita njya kukurega none kandi nkahita njya kukurega wari kuvayo nanjye nagiye ujya hehe nuko ba nyiri ibyondo ndababujije kwegera abantu nk'abo ndababujije kujya kwishyuza mubonye ibintu byari bimbayeho nari nkubitiwe mu rugo rero mwe mwapanze nawe ntabwo umva napanze na kameramani arambwira ngo iyo prank niyo irarya uri kumva none kubera no kumurera prank none se tuzi ko uri umuntu w'umujamanye video ukorera iwanyu koko ubu urabihinduza uje kuyakorera n'iwanyu none se hari ikibazo tuyigukoreye ahubwo reka tuganire Gilbert ukuntu witwaye koko ko narinje kukwishyuza kandi wari ubizi ko ndi nyiri inzu ugatinyuka ugafata inkono umuntu agusohoye mu nzu ye ntiwayisohokamo ubwo rero
ahubwo ugomba kunsaba imbabazi kunshyira muri video njye ntabwo mbishaka ubwe ntushyira muri video ntubishaka video none yaprodinga niba ari bya bindi byawe ujya ukora none se iyi video ntago ari mbi ahubwo reka ese nubwo yaba nziza icyangombwa ko ari cyo nashyize ibyagiyemo niba nagiyemo nashakaga kujya muri kamera ubwo urumva utamemukira Jibe ndahise ko ari umuntu w'umutafu nyine w'iniga uri umuntu w'iniga reka yari prank nyine ikosa nuko twarikoze tutakubwiye ariko ihangane nyine prank nta muntu uyivuga ahubwo reka tubwire abantu badukurikiranye ese niyihe nyigisho ubwo nyine babwire none ko ariho bipanze n'ahari isarandakari igiti arankubise kwekwe wapanze tutari kumwe umva guys nimba ni gute nyine ushobora kujya kwishyuza umuntu wawe ukubereye mu nzu nimba yarengejeho itariki murabisara abantu barenzaho n'iminsi kunze kwirira warugiye kurya kandi rwari ukiva mu kazi nubwo nari nakinze urya ukinze uri kumva abantu barya bakinze nabo ubwo si ubusambo igihe cyo kwishyura inzu cyageze ntibakinga guys ntabwo ndi babandi bavuga ati ntugateke inyama utaranyishyura nabo ngo sinkarare kuri matera ayiwe ngo ntukarare kuri matera utarishyura nyir'ibyondo ariko mana sha rero reka mbwire abantu mwari mudukurikiranye ibintu wapanze utambwiye ubutaha niwongera kubipanga ubwo umenye ko nayo uzabona n'ubundi none se wowe ngaho gira inama abantu baba mu nzu noneho ntibishyure warengeje igihe cyangwa ugira inama ba nyir'ibyondo bitewe n'ibintu byari bikubayeho nibihe nka ba nyir'ibyondo bameze nkanjye imva mubwire iyo wapanze gukora video utabimbwiye kandi njye ntabwo mba nshaka kujya muri video ahubwo niwumva bashaka kumera nkanjye bazamere nkanjye abantu bacumbitse kandi abashaka kumera gukora nk'ibyo ukoze nabo bajye babikora niba bumva ari byo bizajya bizana amafaranga yabo ubuse ahubwo ibiceri byanjye nabyo sinzi ahantu wabishyize nabigusubije hariya nabikunagiye ubwo tuzaberaho ninjya kukwishyura nyine nakunda nubwo uzakuraho 200 uzakuraho ibiceri 200 ahubwo nzakura 1000 ndakwiyamye abantu mukurikira fufu nyine mukomeze mukurikire dore ni ibi ngibi bashaka kujya nkorera ubwo namubonye kandi mperuka ngakora video z'ibitenge ariko se no gucishamo agapuraka abantu bagaseka ni byiza se hari ubwo yari comedy koko oya ni byiza ko gukora puraka nta kintu bitwaye rero mufunga ibi video byanyu njyewe njye kwirira ndanashonje nta n'ikintu byaba dukurikiranye bankuri njye se baranzi wowe bibi nta nubwo navuga agacano bazajya bagusangaho koko ubwo ngubwo niwitwara nabi kuri 440 vision nta cano yawe iri buceho ewe ubwo ngubwo bajye nanjye ubwo noneho ngiye vuga nibyo dushaka nyine vuga guys abantu mukurikirana Fufu TV show nubwo ankoreye prank nanjye mfite agacano nubwo kataragabura ariko nimubigiramo uruhare kazagabura abafana ba Fufu mugende banzugira abantu inama ushyireho agacano nyuma agacano agacano niko kaza mbere kitwa Badoro Entertainment cyangwa se Badoro Ent Badoro O ukongeraho ugasigamo akanya ukandika na ta abakunzi ba Fofo rero mukurikirane afite ibyegeranyo byiza cyane ku makuru atandukanye bagezaho amakuru aba ari gutrendinga n'ubu nibyo nari ndimo nuko undogoye mbonye usa wari uri muri telefone ngaho tubaze tugira abantu inama ubaye abantu baba mu nzu z'abandi cyangwa se ba nyir'ibyondo bishyuje abantu bagukurikira nta muntu n'umwe urimo ucumbitse why ino yose ntago irimo abantu ba nyir'inzu birashoboka kandi hose bagukurikira nabo nyari n'abakirega bakunda kuguha amafaranga yego kumana we Jiribe bakunda kuguha amafaranga yahe ngiye nashakaga kugira inama wenda umuntu urumva wakabaye acumbitse nawe ukagira inama umubosi ufite inzu nyir'ibyondo oya we gira nyiri boss kuko ubonye ibikubaye gira ba boss ba nyirizo nanjye ndagira inama abantu baba mu zitari bisa ko nanjye ndagira inama abantu bafite amazu
ko bagomba kuzajya bajya kwishyuza. Se buriya wari uje kunyishyuza cyangwa wari uje kunkorera prank utabiteguye nyine banza ugira abantu inama. Okay, mugomba abantu mufite amazu mugomba kujya mubwira amabwiriza agenga inzu mugiye guha abantu mbere y'uko bayijyamo, kugira ngo ntihagire ikintu kivuka cy'ikibazo muzarebe niba ntabyo mwigeze mushyira mu nyandiko mu masezerano. mu masezerano. Rero ubwo birafasha cyane, niba ari amafaranga mwavuganye ukirinda kuzayongera utabimubwiye. Niba ari inzu aguhaye ukazayimusubiza imeze uko yayiguhaye imeze. ubwo nawe rero ugira uvuga ibyo urumva ko ba nyiri ibyondo bagiriye inama, sibyo? Nanjye ndagira inama abantu baba mu nzu zitari izanyu rwose, mana yanjye ku gacano ka Fofo TV Show mujye mwishyurira igihe, nuyabura uhamagare nyir'inzu umubwire ati twa dufaranga twe ntatwo nabonye, ariko ejo cyangwa ejo bundi nzatuguha. Bituma nyir'ibyondo agira umutima utuje, niyo yabagize ati ari wa munyamahane aravuga ati wa muntu yambwiye. Wikicecekera ngo ugereke akaguru ku kandi utamubwiye ko wabuze amafaranga. Nimba ari umuntu mwiza azakumva, nimba uri nyir'ibyondo reka kujya kwishyuza nka Fofo. Ndabashimye rero abantu mwadukurikiranye. Ntumire ayiwe, ndi kubona wibitseho akabando k'iminsi harya ngo ugacakaruka kabika kure. Nak'iminsi aho. Sawa, turabashimiye rero guys, dushimiye umukameramani wacu nawe yabibwira. Kameramani bibwire we wakamere. Nje niturije none uramvuze. Nawe bibwire. Nitwa Justin inararibonye Justin, nawe uzamusanga kuri kara gacano muze tugashyigikire. Ndabakunda cyane, utarakora subscribe nakore subscribe, mukore share na comment kugira tujye tubana no mu bindi biganiro by'ubwenge tugira kuri Fofo TV Show. Ndabakunda, ibihe byiza.